Mbese ubutumwa bwiza ni iki? Ibyanditswe byera mu rwandiko Paul yandikiye Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16 haravuga ngo kuko ubutumwa bwiza butankoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki, kandi kuko muri bwo ari naho gukiranuka kw'Imana guhishurwa ndetse kugakomezwa nabo. Paul aragira ati ni mu butumwa bwiza honyine umunyabyaha ashobora gukirizwamo, haba umuyuda cyangwa umugereki. Mbese ibi bivuze iki? Bivuze yuko ubutumwa bwiza ni inkuru nziza y'umukiro, aho Imana imenyesha umunyabyaha ibyo yakoze. Mbese ni ibiki Imana yakoze biri mu butumwa bwiza ku buryo ubwizeye akizwa? Icya mbere tubona mu byanditswe byera, tubona yuko Imana igaragaza ko abantu bose ari abanyabyaha. Iyo usomye mu Baroma mu gice cyaho cya 3, Paul aravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ariko rero ni mu butumwa bwiza kandi tubona yuko Imana igaragaza ko yatanze umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yohana 3:16. Bivuze iki? Bivuze ngo nyuma yo kubona yuko umuntu ari umunyabyaha kandi Imana yo yera, Imana yashimye gukiza uyu muntu itamukirishije imirimo ye cyangwa ibyiza yakora, ahubwo yohereza uyu Kristo araza aba mu isi, abaho ubuzima butunganye, ntigera akora icyaha. Mu gihe gikwiriye rero Imana imubaraho ibyaha by'uzamwizera wese. Bityo iyo umwizeye ukizera yuko ubwo yapfaga ku musaraba, ubwo Imana yamusukagaho umujinya wayo itari imuhora ibyaha bye, ahubwo yamuhoraga ibyaha by'uzamwizera wese, ubadwaho ubutungane bwa Kristo. Ibyo ni byo Paul yandika mu Bakorino ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 22 na rimwe, akagira ati ngo kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Icyo ni cyo ubutumwa bwiza aricyo. Ni inkuru y'umukiro, uburyo Imana yiyunze n'abari mu isi bitanyuze mu byo bakora, bitanyuze mu bwana bwabo bwiza, ahubwo binyuze mu rupfu n'umuzuko bya Kristo Yesu. Amahoro.